bizagufasha kubaka umubiri wawe, bizagufasha kubaka intekerezo zawe, bizagufasha kwiyitaho. Ibyo ngibyo byose kandi bikwiye umuntu mu gihagararo ndetse n'umuntu urimo imbere. Mu minsi 90 yonyine tuzarebe cyangwa se uzarebe uko bizagenda. Nyuma y'iminsi 90 niba nta mpinduka urabona, uzongere ureke kujya unywa amazi, uzongere usubire ku nzoga n'itabi. Nyuma y'iminsi 90 uzambwira ukuntu uzaba wiyumva. Nyuma y'iminsi 90 haba nta mpinduka zaba, uzavuga uti Don the Great mu kiganiro k'umuntu. Question. Urugero, wagenda ugasoma amateka ya Perezida Paul Kagame, n'urugero muhaye. Wagenda ugasoma amateka cyangwa se ukareba video za Nelson Mandela, amateka ye. Wagenda ukareba amateka cyangwa ukumva amateka ya Sankara. You get Sankara kabisa, abantu nk'abo nabo bagiye bakora ibintu by'igitangaza. Zireka uyu munsi kabisa uhereye uyu munsi w'iki kiganiro igumanye, zihorere wizireba, ubare iminsi 90 uhereye umunsi w'iki kiganiro. Umurimo utakoze wishimira kuhemberwa gute? Umurimo utakoze wishimira kuhemberwa gute? Ntukishimire gushimira icyo utakoze, ntukishimire guhembwa cyangwa kwakira igihembo cy'umurimo utakoze utavunikiye. Cyangwa focus, umuntu muri kuvugana murebe mu maso, bitari bya bindi byagasuzuguro, ahubwo bya bindi bimwereka ko ibyo ari kukubwira uri kubyumva, ibyo ari kukubwira uri kubyakira, ibyo ari kukubwira uri kumureba kabisa. Bizanagufasha no kumenya ukubwiza ukuri n'ukubeshya. Igihe uhagurutse ugiye kuvuga, abantu bose bahita bacurenka imitwe mu matelefone, abantu bose bahita batakaza focus, bagutakariza attention, kubera yuko bazi ko ugiye kuvuga byinshi bidafite umumaro. Ibyo ngibyo navuze haraguru byose mu minsi 90 kabisa ubikore. Uzabe wa muntu wabwiye kukunda akakwanga, uzabe wa muntu wabwiye kukunda akakureba gutya, uzabe ko muri minsi 90 atazakugarukira, agusaba imbabazi, agupfukamira ahubwo ari we. Iyi ni Done Media TV, nanone iki ni ikiganiro kuba umuntu. Nitwa Don the Great, bahaye ikaze. Nizere ko aho muherereye hose ubuzima bukomeje kubabera bwiza, imibereho ikomeje kubabera myiza, mufatanya gushakisha gukorera hamwe kugira ngo murusheho kuba abantu nyabantu. Bitari kuba abantu mu gihagararo gusa, ahubwo birimo no kuba abantu binyuze ku ikarita z'ubumuntu ziriho cyangwa se elements z'ubumuntu ziganje kandi zikwiye umunyarwanda w'umuntu nyamuntu. Yes, okay. Uyu munsi rero ntatinze ngiye kubaganiriza, tugiye kuganira of course ikiganiro nuko w'umuntu, ariko uhereye uyu munsi ureke iki kiganiro bara iminsi 90 uhereye uyu munsi w'iki kiganiro kabisa. Ibyo ngiye kukuganiriza n'ubyumva neza bizagufasha guhinduka, bizagufasha kubaho ubuzima bufite intego, bizagufasha kwiteza imbere mu bukungu, bizagufasha kwiteza imbere mu mibanire n'abandi, bizagufasha kubaka umubiri wawe, bizagufasha kubaka intekerezo zawe, bizagufasha kwiyitaho. Ibyo ngibyo byose kandi bikwiye umuntu mu gihagararo ndetse n'umuntu urimo imbere, ndetse n'ikarita iriho ubumuntu bwuzuye. Reka tubirebere hamwe ibi bintu bizatuma ubuzima bwacu bugenda neza mu minsi 90 yonyine nubikurikiza uko byakagombye kubaho. Bahaye ikaze rero by'umwihariko. Kuva uyu munsi urebye iki kiganiro, nyamuneka irinde inzoga, itabi n'igisa n'ibisindisha icyo ari cyo cyose bishobora kukugora, sibyo? Bishobora kukugora kwira udasomye ku gasembuye, kwira udafasha agacupa mu ntoki gutya, kwira udakoza akamenyetso ka gutya. Ariko reka tubikorere kuko tubonye iki kiganiro, bikorere kuko urebye aka kanya, sibyo? Kuva uyu munsi bari iminsi 90 iyo alcohol, iyo nzoga yikorera, ibyo tabi ryirengagiza iminsi 90 yonyine. Ibyo bintu byakunanira iminsi 90 bikore. Wirinde itabi, inzoga cyangwa se igisa n'igisindisha icyo ari cyo cyose. Ikirenze ibyo, sibyo? Gerageza unywe amazi.
munsi uyu wonyine byibura unywe litiro 3 z'amazi. Mu minsi 90 yonyine uhereye munsi y'iki kiganiro inywa amazi litiro 3. Hari abavuga ngo ngewe ngo ndayanywa ngo yagera hano mu muhogo nkumva agiye kugaruka. Ntabwo ari kosa ryawe, ahubwo uzi ko umuntu ufite iryo kosa cyangwa iryo kosa riherereye nuko utabigira akamenyero. Bigira akamenyero mu minsi 90 yonyine, tuzarebe cyangwa se uzarebe uko bizagenda. Nyuma y'iminsi 90 niba nta mpinduka urabona, uzongere ureke kujya unywa amazi, uzongere usubire ku nzoga n'itabi. Ariko kuva umwanya by'iki kiganiro, amazi yawe litiro 3 ku munsi kabisa, ukore uko ubishoboye. Ikindi kandi kirenze ibyo ngibyo, sibyo? Sinzira, jya mu buriri, uryame, utuze, usinzira amasaha 7 byibura. Amasaha 7 ndi kuvuga ntabwo ari amasaha ntabwo turabariramo yayandi ujya mu buriri, yayandi ukoresha telefone mbere yuko usinzira, yayandi ujya mu buriri ukihindukiza, ukinanura, ukajya imbere, ukajya inyuma, ibumoso, iburyo. Hoya, ndi kubara ya masaha 7 umara utari kumva, usinziriye, utazi ibyabaye, hahandi urota. None se urota uri maso? Never. Sinzira amasaha 7, sibyo? Ryama kare nimugoroba kandi urye kare, nurangiza amasaha 7 making sure ko ahuye n'igihe ubyukira. Kandi mbere yo kubyuka uva mu buriri, ntukajye uhita ubyuka ngo uhite wirukanka. Ubanduke uhite wiruka, manza wicure, unyeganyeze ukuboko, unyeganyeze ukuguru, uzunguze umutwe, umuvinge, ubyuke witonze, nuko ubone gufata urugendo, ubone koga, ubone gufata breakfast. Ariko amasaha 7 wayasinziriye kabisa kabisa. Ibyo ngibyo bizagufasha kugira ubuzima buzira umuze. Ntago nabikumvisha mu magambo, ahubwo uhereye umwanya urebe iyi video, bikore kabisa. Ubundi uzambwira nyuma y'iminsi 90. None ikindi rero, gerageza kwiyuhagira cyagiye umaze kubyuka, utuzi dukonje, sibyo? Mise nkubona uzi utangira gutitira no gusesha umeza, ukunda ko gutuzi dushyushye, sibyo? Ntabwo ari bibi kuko ubikunda, ariko uyu munsi, guhera uyu munsi urebye video, guhera uyu munsi mbonye, gerageza kujya woga utuzi dukonje cyagiye ubyutse, sibyo? Cyagiye ubyutse kabisa, ubikora iminsi 90. Nyuma y'iminsi 90 uzambwira ukuntu uzaba wiyumva. Nyuma y'iminsi 90 haba nta mpinduka zaba, uzavuga uti Don the Great mu kiganiro kuba umuntu. Question, sibyo? Ugerageza koga amazi kabisa akonje, bizagufasha cyane kuba bishoboye. Noneho gerageza utere icyo abantu benshi bita udupompage, sibyo? Udupompage nka 300. Ndabizi ko isi utungurwa, bise uvuga ngo 300 na 15 ntazishobora. Ariko turi kugira ngo tugerageze mu minsi 90 weho ku munsi jya making sure ko wakoze udupompage 300, sibyo? Wadukora saa 6, wadukora mu gitondo ubyutse, wadukora nimugoroba, wadukora saa 6. Ariko umunsi wawe wire uzi ko watewe udupompage, push ups 300 twonyine. Ese twakunanira koko? Weho bigerageze muri iyi minsi 90 nkwaye yonyine, sibyo? Ibyo ngibyo bizagufasha kabisa. Kandi ku munsi, iyi n'indi ngingo, sibyo? Ugerageza byibura wandike ahantu, ureba ahantu wandika, haba ku rupapuro, mu gitabo, mu ikayi, cyangwa se no ku kibaho. Ariko wandike byibura amagambo 1000 akuvuye mu mutwe. Niyo kwandika Imana, Yesu, Umwami, Inuma, Inkoko, Imbwa, andika amagambo byibura akuvuye mu mutwe. Ibyo bizagufasha iki? Amagambo 1000 bizagufasha gutuma imitekerereze yawe, ubwonko bwawe budasinzira, buguma buri sharp, buri updated, budasinzira kabisa. Bigerageze mu minsi 90
uzagaruka umbwira uko byagenze. None ikirenze ibyo ngibyo, gerageza ku munsi byibura usome urebe video z'inkuru z'abantu batanu ku munsi bagerageje gukora ibintu bitangaje, ibintu byibukwa, ibintu kabisa by'abagize intwari. Urugero, wagenda ugasoma amateka ya Perezida Paul Kagame, n'urugero muhaye. Wagenda ugasoma amateka cyangwa se ukareba video za Nelson Mandela, amateka ye. Wagenda ukareba amateka cyangwa ukumva amateka ya Sankara. You get Sankara kabisa, abantu nk'abo bagiye bakora ibintu by'igitangaza. Ibyo ngibyo rero iyo umaze kureba video zabo cyangwa gusoma byinshi biberekeyeho batanu ku munsi, bigufasha kwiyumvamo ubushobozi, bigufasha kumva ko nawe kabisa uri intwari, uri umuntu ushoboye, uri umuntu w'agaciro kandi uzagera kuri byinshi. Bigerageze mu minsi 90. Nyuma y'iminsi 90 uzaza umbwire uko bimeze. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, ahubwo hari n'ikindi kivuga ngo umuntu ngiye kubwira hano nundeba uhite wumva icyo mvuga. Reka video z'urukozasoni, reka ibyo bita pornography zireka uyu munsi kabisa uhereye uyu munsi w'iki kiganiro igumanye, zihorere wizireba ubare iminsi 90 uhereye umunsi w'iki kiganiro. Izo video z'urukozasoni kabisa nyuma y'iminsi 90 wigumanya wifata utazireba nubwo bigoranye, sibyo? Nibigera iyo minsi 90 wumva nta gihindura, uzambwira uti Don the Great kabisa, ahantu mfite ikibazo gikomeye ntabwo biri gukora. Hatitawe ku cyabaye, hatitawe kuho ugiye, hatitawe kubo muri kumwe, haba ku muhanda, haba muri quartier, jya uhora wambaye neza, jya wambara neza kabisa. Ushyiremo agakote kawe, ushyiremo agashati kawe, gateye pasi, agakweto kawe kabisa, agapantaro kari kuri size, agakanzu cyangwa akajipo kari kuri size, ariko hatitawe ku gihe akuri waguhamagaye, abo muri kumwe ambara neza. You get? Bikongerera agaciro, sibyo? Tangira bikore muri iyi minsi 90 uhereye umunsi urebye iyi video. Tangira wambare neza, wibutsa ko kwambara neza atari kwambara imyenda y'igiciro kirenze, atari kwambara imyenda igezweho, atari kwambara none imyenda ishaje, ahubwo kwambara neza kwambere ni kwambara ukumva wishimiye uko wambaye. Niba uri mu rugo ukumva urambaye, ukumva bishimishije umutima wawe n'intekerezo zawe, uzamenye ko wambaye neza no matter what. Tangira ubikore guhera uyu munsi, bari iminsi 90 uhereye urebe iyi video, uzambwira, uzabona reaction z'abantu ukuntu zizahinduka, sibyo? Utazajya kabisa urya wambaye ingofero niyo habe wawe mu rugo, n'ujya kurya, n'ujya gufungura, ukuramo ingofero ukuramo ingofero kabisa. Ikindi kandi buriya ntukajye wemera gushimirwa cyangwa se guhemberwa ikintu utakoze. Umurimo utakoze wishimira kuhemberwa gute? Umurimo utakoze wishimira kuhemberwa gute? Ntukishimire gushimirwa icyo utakoze, ntukishimire guhembwa cyangwa akiri igihembo cy'umurimo utakoze utavunikiye, sibyo? Ikirenze ibyo kandi uramenye kirazira kikaziririzwa. Ntugatize ababyeyi bawe amafaranga, ntugatize papa wawe amafaranga, ntugatize mama wawe amafaranga, ahubwo jya uyabaha. Nuba nta bifite ibyo babwira ko nta bifite, ariko kirazira kikaziririzwa guhera umunsi urebeye iyi video mu minsi 90 ubi practicing kabisa. Ntugatize papa na mama aba amafaranga, ahubwo jya uyabaha, sibyo? Utababaze ideni, utiteze ko bazongera kwishyura, sibyo? Ibyo ngibyo bizagufasha cyane kuba umuntu uri focused, kuba umuntu uzi icyo ashaka, ndetse kuba umuntu wiyubaha. Ikindi kirenze ibyo ngibyo, bantu banjye bakunze ba Donne Media TV, bakunze b'ikiganiro, kuba umuntu uramenye, ntugasubukanye wicaye hasi, bikugaragaza nk'umunyantege nke, bikugaragaza nk'umuntu kabisa utifitiye icyizere imbere y'abantu. Nujya gusuhukanya, jya uhaguruka usuhukanye kabisa. Ikindi kandi kirenze ibyo ngibyo, mu gihe uri kuvugana n'abantu, jya uvugana nabo ubahanze amaso, icyo bita eye contact. Igihe uri kuvugana n'umuntu ntukamere gutya cyangwa ngo umere gutya cyangwa ngo utonore inzara, cyangwa
focus. Umuntu muri kuvugana murebe mu maso, bitari bya bindi by'agasuzuguro, ahubwo bya bindi bimwereka ko ibyo ari kukubwira uri kubyumva, ibyo ari kukubwira uri kubyakira, ibyo ari kukubwira uri kumureba kabisa. Bizanagufasha no kumenya ukubwiza ukuri n'ukubeshya. Ikindi kirenze ibyo ngibyo kandi, rekeraho, reka zibukira kubwira abantu ibintu byinshi kugera ugeraho ubabwira ibyo badakeneye kumva, sibyo? Rekeraho kubwira abantu ibintu byinshi kugeraho ubabwira ibyo badakeneye kumva. Bwira abantu amagambo make, vuga amagambo abaze kandi urase ku ntego. Bwira abantu ibyo bashaka kumva mbere yuko bakurambirwa, sibyo? Mbere yuko bakurambirwa, kuko ejo wazisanga utangiye igihe uhagurutse ugiye kuvuga abantu bose bahita bacurenka imitwe mu matelefone, abantu bose bahita batakaza focus, bagutakariza attention kubera yuko bazi ko ugiye kuvuga byinshi bidafite umumaro. Rekeraho rero kubwira byinshi abantu ngo ugere naho babwira ibyo badakeneye kumva. Ikindi kandi, sibyo, nyamuneka igihe uri kuganira n'umuntu irinde gufata telefone, kuko iyo ufashe telefone bita byerekana ko cyangwa se bigaragariza uri kukuganiriza cyangwa uwo muri kuvugana ko utamwitayeho. Ibyo ari kuvuga ari imburamumaro, ibyo ari kuvuga ntacyo bisobanuye, ari kugutwarira umwanya. Gerageza rero igihe uri kuvugana n'umuntu kabisa muvugana, ariko wirinde gukora ku gikoresho cyitwa telefone. Ibyo bizatuma communication muri kugirana iba effective. Ibyo bizatuma kabisa communication yanyu iryoha. Ntabwo ari byo ngibyo gusa, ahubwo jureka kandi uzibukire kuvuga amagambo asesereza cyangwa se asetsa mu buryo buri negative ku muntu imbere y'abana be, sibyo? Imbere y'abana b'umuntu bireka kumuvugaho amagambo yerekana ko ari umunyantege nke, yerekana ko adashoboye, amagambo amumokinga, amagambo amuseka, amusesereza. Ibyo bintu imbere y'abana kabisa biragayitse, imbere y'abana ntabwo bikwiye. Ikindi kandi kirenze ibyo ngibyo, nyamuneka kuba umuntu niyo kiganiro turimo, jya wirinda cyangwa uzirinde, ntuzigere usaba imbabazi, ntuzigere usabiriza ko umuntu agukunda, sibyo? Ntuzigere urira, ntuzigere usabiriza, ntuzigere wikutura, ntuzigere kabisa werekana kuri victim, kuri umunyantege nke kugira ngo umuntu agukunde. You get this? Umuntu aragukunda, akagukunda kuko bimurimo. Umuntu uramukunda ukamukunda kuko bimurimo. Igihe bibayeho kumubwiye ko umukunda, igihe bibayeho ko akubwiye ko agukunda kumva bitakurimo, akumva bitamurimo, ntabwo wakagombye gusabiriza gukundwa. Urakunzwe kandi ukunzwe na benshi. Ikibazo ni uko ukunda atari we ugukunze, ariko urakunzwe, uri uw'agaciro gakomeye. Ntabwo wakagombye kumara umwanya wawe uri gusaba ko umuntu agukunda. Wakagombye kumara umwanya wawe ahubwo uri gukora ibituma uwo muntu azageraho akagukunda. Ibyo ngibyo navuze haraguru byose mu minsi 90 kabisa ubikore. Uzabe wa muntu wabwiye kukunda akakwanga, uzabe wa muntu wabwiye kukunda akakureba gutya, uzabe ko muri minsi 90 atazakugarukira, agusaba imbabazi, agupfukamira ahubwo ari we. Ariko wowe warajya iki kiganiro kuba umuntu hamwe na Don the Great, ntuzigere upfukamira ngo upfukamirizwa, musabirize gukundwa cyangwa se ngo uririre umuntu ngo akunde agukunde. Never kabisa. Ibyo ngibyo ntukabikore. Ikindi kandi uramenye, ntukagambanire inshuti yawe, ntukagambanire umuvandimwe, ntugashyire inshuti yawe mu byago kugira ngo ukunde, ushimwe cyangwa se uzamurwe muri position. You get this? Kugambanira inshuti yawe cyangwa kugambanira abantu muri kumwe kugira ngo ukundwe, uvugwe, kugira ngo ukunde, ugaragare neza. Ibyo bintu ntabwo bikwiriye kabisa. Bizibukire muri iyi minsi 90 uhereye umunsi urebye iki kiganiro. Ibyo bintu bizagira consequences, bizagira results nziza kandi nzima. Uzambwira hano muri comment section. Ikindi kabisa gikomeye nuko buriya igihe utaguze ibyo kurya, igihe utaguze ibyo kunywa, jya wirinda gukonoza. Urumva icyo bishatse kuvuga?
jya wirinda kurya ngo umaririze ngo na twa tuntu tw'utuvungukira gisigaye ku gasahani twirenze, ka gatonyanga gasigaye mu kirahure cyangwa mu gacupa kirenze. Igihe utaguze ntukajye urya ngo umaririze urye n'utuvungukira. You get this? Igihe utaguze ntukayinywa ngo wiranguze amacupa n'ibirahure. Ibyo ngibyo bikwerekana mu ishusho mu isura itarindize. Ibi bintu nkubwiye nyamuneka bikore, bigerageze mu minsi 90 yonyine. Sibyo uzagaruka umbwira uko bimeze uhereye umunsi urebye kino kiganiro. Mbabwira indi points, making sure ko wakoze subscribe cyangwa se subscription hano kuri Done Media TV. Noneho utwandikire comment yuko byakugendekeye, ushyireho like, tuzakomeze kubana mu biganiro bindi bikurikiyeho. Reka ndebe ko hari ikindi nabagezaho kinyongezo. Abantu benshi ndabizi ko mukunda inyongezo. Reka mbongeza akanyuma. Uramenye ntugatuke ibiryo by'ahantu cyangwa se ntukanenga ibiryo wagaburiwe igihe uri umushyitsi. Igihe uri umushyitsi niba bakugaburiye birimo umunyu mwinshi carubirye. Igihe uri umushyitsi niba bakugaburiye ibitaryoshye neza icarubirye. Igihe uri umushyitsi niba baguhaye igikoma ukabona kiri umwanda, babwire ko inyota yashize like cyangwa se emeru yanywe. Ariko ntukifate ngo unenge cyangwa se uvuge nabi ibiryo by'ahantu hatari iwawe, ko si wowe wabitetse, nta budget, nta mafaranga wa budgetingiye. So ibyo byose rero mu minsi 90 gerageza kabisa ubishyire mu bikorwa nk'uko twabibonye haraguru, ubundi uzagaruka umbwira. Iyi ni Done Media TV, iki ni ikiganiro kuba umuntu. Nitwa Don the Great. Tuzabane mu biganiro nk'ibi ngibi ubutaha. Iki ni ikiganiro kuba umuntu. See you next time.